niwe watsinze imbaraga ikuzimu muririmbire muhimbaze Mose yahagaze imbere ya Farawo Uwiteka akora ibitangaza mu nyanja itukura arambura ukuboko iratandukana barambuka bageze hakurya batera indirimbo maze baririmbira Uwiteka zaririmbira Uwiteka indirimbo y'ishimwe yancunguje imbaraga itangaje yihanganiye imibabaro niwe watsinze imbaraga ikuzimu muririmbire muhimbaze zaririmbira Uwiteka indirimbo y'ishimwe yancunguje imbaraga itangaje yihanganiye imibabaro niwe watsinze imbaraga ikuzimu muririmbire muhimbaze 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 umuhanuzi umwe niwe wanditse ndumva Ezekiyeli aravuga ngo Imana ntinezezwa n'abapfa ahubwo yishimira ko abantu bihana bagakira ndetse Yeremiya we yandika aravuze ngo icyo mwifuzaho ni ikintu kimwe nuko wemera ibyaha byawe nta bundi buryo ubundi kuko Imana yaje mu isi ije gushaka ishyaka kuko nta guverinoma ifatika ari gushyiraho inaha ngo igire ishyaka rizarihagararira nta nubwo yaje ije gushaka urwego rw'abantu kuko ari muremure ufite ibiro yari yaratakaye ikintu yaje kumenyesha umuntu yakoze ni icyaha kandi hafi y'icyaha ho yahashyize igisubizo noneho ihamagara umuntu ati icyo wifuzaho ni kimwe wemera icyaha cyawe hanyuma iramubwira ngo impano y'Imana yo ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu icyama urwo ruhande izo mpande zombi zigakora urwaho ukarwumva bikakuviramo kwerekera aho utarebaga ukareba urw'Imana tumaze icyumweru turi hano kuri ino site si uko Imana yananiwe gukiza muri iyo minsi ngo tube tugihari ahubwo ni uko ifite uwo irindiriye wundi wenda ni wowe kuko nta munsi n'umwe idakiza nubona utakize ntugire ngo hari abatakize haba hari abakize b'uwo munsi ahubwo hari igihe wowe uba utamenye ko byagutambutseho cyangwa se uwo munsi atari uwawe kubw'igihe dufite tugiye kwigana icyigisho kiri muri Mariko igice cyaho cya 5 nicyo tugiye kwigana nasomye amagambo kandi hano narababwiye abo twabaye kugera mu gihe cya Aburahamu abo mu gihe cye bari bafite ngo gutekereza kuri hafi y'abamarayika iyo abamarayika bamusuraga yamenyaga karibo kandi Aburahamu ntiyarindiraga inama z'abantu ngo amenye icyo ari buzimanire marayika yarazi icyo abamarayika barya kandi urwo rugo rwa Aburahamu nta numwe wagiraga icyo abura kuko ari umuryango uhuje icyerekezo ntabwo byasabaga Aburahamu kujya mu rugo bakora inama n'umugore bagira ibyo bumvikanaho kuko haba hari ibyo batumvikanaho ahubwo yaba we yaba umugore we yarazi igisabwa buri wese yarazi igisabwa abijuru bari bukerere baza igihe Aburahamu yaga karibu marayika umugore byaramworoheye cyane Aburahamu ajya gushaka igitambo cyangwa se izimano yohereza umugabo kuritegura Sara nawe abari hafi aho ategura ibindi byamurebaga nta wigeze ashwana n'undi kandi cyari kibazanye bamarayika ntibari baje gufata imisa kwa Aburahamu kuko inkuru yari ibazanye yari inkuru
y'ahantu abantu bagiye kurimbuka, kandi hakaba harimo amaraso ya Aburahamu, harimo umuvandimwe we. Asanga rero mbere yuko uwo muvandimwe ahura n'ibyo bibazo, hakenewe umuntu wo kumumenyesha ayo makuru, kandi ijuru ubwaryo we ntari bumenye ibyabo, cyakora niyumva imvugo ya Aburahamu ari bumenye icyo Imana igendereye. Arangije Imana ituma Aburahamu aragenda amenyesha mugenzi we icyabaye, kandi koko dushimira Imana muri ayo masaha ya nyuma umuvandimwe yamenye icyo mugenzi we yagezeho, nawe akiza ubugingo bwe. Tugiye kwigana ikintu kivuga ngo bacemo vuba. Bacemo ryari? Ntabwo Loti yari incike, yari afite umufasha, kandi yagize amahirwe yo kubona abamukomokaho, kuko yari afite abana kandi bari barabonye amahirwe nabo barashaka. Igihe rusange cya bose, Loti yagiraga iminsi mikuru agatumira abakwe be. Cyumvikane ko n'abuzukuru barazaga bakaganira, akabaha amakuru Aburahamu yabaga yamuganirije, kuko Imana yagiraga kuri Loti yaganirije Aburahamu ngo amenye igihe cyabo ko kimeze. Igihe gishoboka basangiye amakuru, ariko hari aho byageze biba ngombwa marayika niyongera gutinda abwira Loti ngo jya kurwana n'umuryango wawe. Arabwira ati kiza ubugingo bwawe, ihute vuba va ahantu. Uko byagenda kose, buri teraniro, buri kibwirizwa gisohoka ku isi ahantu hose, kikorera abantu bacyumvise ibintu bibiri. Bamwe kibegereza Imana, kandi iyo begereye Imana abandi baba bahunga Imana. Iyo bigenze bityo rero, umuyoboro uhuza abantu uba ugenda ushiraho. Ikiba gisigaye ni ukumenya aho Imana igeze ikora. Noneho umuntu nawe akaza kumenya icyo Imana iri bugeze gute, akaza kumenya icyo Imana iri bugeze gute, iri bumusabe. Bacemo gute vuba. Murongo 21. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abona abantu benshi bateraniye. Nibyo yego, abantu benshi, nibyo abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwa Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye. Kurikiye wumva uko igikorwa kimeze. Aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Nuko hariho umugore wari mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, sibyo? Kandi niwiga amateka y'uriya mugabo wasanze Yesu amusaba ngo ajye kumutabara mu rugo rwe, uziga amateka ye. Yari umwe mu bayobozi b'icyo gihe, kandi umwana we wari urwaye, nawe yari afite imyaka 12 icyo gihe. Igihe aje gushaka igisubizo kuri Yesu, kubwo umwana we ufite imyaka ingahe 12, ahahura n'undi muntu nawe uje, cyakora we ntarafa, ariko nawe indwara ayimaranye imyaka ingahe 12. Bari bahuje amateka 12 bose, ariko umwe yari yapfuye, undi agenze gute, undi agifite iminota. Iyi myaka 12 ni imvugo ya gihanuzi. Icyambere, uyu mwana n'uyu mugore bombi nabo mu gisekuru cya bene Yakobo, bakomoka kuri sekuru Yakobo. Kandi Yakobo Bibiliya igaruka ku izina rusange ry'abana be bari 12, ariko ntabwo bari 12. Ahubwo Bibiliya yavuze abashakwa bakenewe, undi yaragoryamye iramwihorera. Yari n'umukobwa, yivugira abahungu 12 kuko hari icyo basuraga. Bamwe bari kuzaraga umurage w'abana b'imfura Yesu akavukiramo, abandi bari kuzahabwa ubutambyi, abandi bari kuzamu cyiciro cyabenerewe bakazakoresha inshingano zo kunganira ubutambyi uzaboneka muri bo, abandi bari kuzaborozi b'ibitambo bizifashishwa mu muhango wera. Ikorera 12 kuko mu maso yayo yabonaga iherezo rirereye mu itangiriro, ikabona igihe cyo kuza k'umwana wayo ngo yerekane ubwami bw'Imana mu isi. Nanone iryo shyanga azarivanamo abandi 12 ahindura icyerekezo. 12 ba Yakobo bari barwaye, kugeza igihe n'uwo wasezeranywe yaje asanga nta n'umwe uhugutse muri abo 12. Uw'imfura yari yaragiye, bihabwa utarabigenewe. Biragenda bigera no kwa rusigaye, yewe kwa Benyamini. Na Pawulo yavuze ngo niba igisekuru cyanjye ndi n'uwo mu rubyaro rwa Benyamini, kandi yari mu itsinda ry'abicaga abavugizi bya Yesu. Bivuze ngo 12 ba Yakobo
bari barananima ishaka abandi 12 itora abigishwa bari abarwayi aho babaga baterana muziga amateka mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose. Uwitwa Yohana yari umwana wagiraga inzigo mu mateka y'ubuzima bwe. Yohana yagiraga inzigo kugeza igihe abonye ibya Yesu uko Abayuda bamugenje, abonye n'umudugudu agiyemo banze kumwemera, abwira Yesu ati reka nkwereke ibi si ibintu mbayemo rimwe, ahubwo nibwo buzima bwanjye, tegeka abantu muri ugenze gute baveho. Kuko Yohana nta muntu babanaga kabiri gatatu yaramukora ikosa, yaramwirenza. Yesu abatora 12 ariko yari afite abandi 12 bitwa bene Yakobo. Muri abo bene Yakobo atora 12 nabo nabo gisekuru cya Isiraheli, ariko bose ari abembere n'abanyuma. Abazima n'abahe barimo bazima, bose n'abarwayi. Ariko Imana nifite gucika intege, izi neza yuko impano yayo ubwo ari ubugingo buharaho, izi ko nta bazapfira gushira, hari abazanyura hagati muri bo bakarokoka. None waza abantu bangahe? 2. Umwe n'umukuru w'umuryango abasha kuvugira umwana we ati umwana wanjye ararwaye, none nabara uzunkize. Atararangiza ikiganiro haza abantu ngo umwana w'ifu n'umwigisha, umwana yagenje gute? Yapfuye. Uyu mwana yari umwitorero. Yayiro yari umuntu ushinzwe inshingano mu itorero. Ariko reka mbakopezi mwumve icyo umwana yazize, nubwo tuzabigarukaho. Dusome umurongo wa 43 ndahero ni na 2. Uwo mwanya aho gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka ingahe? 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira iki. Bivuze ngo uriya mwana yari yazize iki? Ko Yesu batabwiye ngo jya kubuhagira n'umwana umwishe, ko atabwiye ngo nimujyana mu cyumba mufate iminsi yo gusenga, abadayimoni bavuyemo batagaruka bagasanga hari ubusa bakamunangira 3 cyangwa se 7. Ahubwo arabwira ngo ikihutirwa nimugeze mute. Bivuze ngo kwa Yayiro nubwo yarashinzwe inshingano mu idini, amenya amakene y'idini, ariko kwa Yayiro barimo bashiramo umwuka bazira ibiryo, nta gaburo barya. Aho so shaka cyane tuzagaruka mu kindi gihe. Noneho igihe Yayiro atararangiza ngo nibura adeplase Yesu bagereyo vuba, hiyizira umuntu arashaka tutindaho. Hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka ingahe? 12. Ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangaho ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Ntabwo yari umunebwe uyu mugore, ntabwo ari umuntu w'indangare ku ndwara ye. Iyi ndwara yarayivuje. Bibiliya ntabwo igira ibintu hisha, itubwiye yuko atigeze yicara hamwe, ahashoboka hose bamurangira umuganga yagenje gute? Yajyagayo. Ibintu biramushirana. Nidukoresha imvugo z'uyu munsi wa none, niba ari amatike yaratanze, niba ari imiti yaguraga yarayiguze, yaranyweye bishoboka, ariko indwara ye yanga gukira. Yararwaye indwara yo kuva adakama, yaravaga, kandi nawe ni mwene Yakobo. Aba twari kumwe hano twigana niba guhinduka bishoboka. Twize Yohana 4 tuhasanga umuntu Yesu yihanganiye izuba ry'amasaha saa 7 ajya kwiriba, ahura n'umuntu wari ufite ikibazo, utarashobora kujya kuvoma ku manywa nako mu gitondo n'igicamunsi nk'uko abandi bagore bavoma, ahubwo agenda mu masaha ataragenwe ya saa 6, kuko yatinyaga abantu kubera ibyaha yakoze. Yesu amwitegereje abona ubwo buzima nazabugumamo ngo azarokoke. Bibiliya iratubwira ngo Yesu apfa kwicara kuri iryo riba, ariko ntabwo apfa kwicara utagira ngo nibi byapfuye kuzaho. Ajya kwiriba, ahageze uwo mugore amusanga. Abo twari kumwe nta kinyabupfura cyo gusura yari afite, nta byo kwita ku muntu baganira, yari yifite inzangano z'amoko, yari yifite uburwayi bw'amadini. Yinjira mu iriba nita kuri Yesu, ageze ngo ashatse gutaha. Yesu aramukomanga ati wambaye kuruta utuzi ku minota amazanga afite inyota. Igihe yamushuje murabizi, kandi yaramubwiye ngo iri riba twaje kuvomaho ni iriba rya sokuruza witwa Yakobo, ariko ni iriba rirerire, amazi yaryo aragora kuyabona, biravunana, bisaba ibikoresho birenze icyo ufite. None woweho uratangaza amazi nta n'agapipiri na kamwe ugenje gute? Anyega ya Yesu ashingiye imvune ayakoyenze gute? Atwara ngo umuntu yabone. Ibya Yesu birananirana,
imvune tugira hano tubona Yakobo wowe banguramo amazi uravoma he mu by'ukuri ubu ugiye gusuzugura Yakobo 12 ibishoboka bitanga baramuvura wari urwaye aha yajya kundi muganga yareba ordonnance yareba imiti bamwandikiye akayizaho umurongo bati umuganga ninde wakwandikiye kwibina gwajya kukwica akayicamo kabiri nta cyizere ifite cyo kwivuza afite icyizere buri muganga wese uwanze ibyo akayango niwe muzima yajya kundi nawe akanga ibyo wa kabiri ageze igihe umutungo ugenda gute buramushirana ariko utibayirwa ikijo tuba twiga akora ikirere umurongo wa 20 na kangahe yumvise ibya Yesu 27 yumvise ibya Yesu akora iki ngabani masoro akora iki araza acahe niba mukurikira Bibiliya ntimusigare hirya muri Israel mukajyana n'imvugo ya Bibiliya buriya imbogamizi yari yatumye atagera kuri Yesu yari iki barabana kandi nukurikira hepfo gatoye muraza gusanga ikiganiro Yesu azaganiza babigishwa 12 barwaye umwe aramushubije ati wikwirwa wisha n'abantu bakubyiga nta mbaraga yakuvuyemo nta muntu wagukozeho ahubwo ahantu turi ni mu byigano ntabwo ari abatera gisanzwe gutuza ahubwo twarenze ibyo bisanzwe turi mu byigano imbaraga zigushizemo ni umwuka abantu bariho gucura ntayakuvuyemo igenda kandi koko bari mukuri icyambere yaba yamuvuye bibajyamo bari kwimenya sigara none yabavuyemo ijya ahandi icyo basubije bari byo cyari kizima nk'uko nawe amatara nazasoza uvuga uti twaye dufite ibihe byiza twarafashijwe icyakwerekeye twagize icyakwereka amakorari yadusuye ariko icyaha kikiri umutware ubugingo bwawe kuko byarenze iteraniro bihinduka iki bihinduka umubyigano umugore yumvise ibya Yesu mu baganga bose bamugize imbere haburaga uyu nguyu yumvise ibya Yesu akora iki Bibiliya tubwira ngo umurongo wa 27 yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku mwenda we kuko yaribwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndageza gute ndakira igitekerezo cyamujemo ndagira ngo turebe icyambere aba baganga bari bande mu bamuvuraga Yayiro yararimo mu bamuvuraga Yayiro yararimo yari umwe mu bigishaga muri iryo dini icyo akora nawe akaba ararwaje ariko ntabimenye buri terano ryose yarijyagamo ngo ashake ikibazo igisubizo cyakemura ikibazo cye ubwirije ntagere ku ntego babwiriza bati umuntu wese urwaye indwara yo kuva ntakinjire mu iteraniro ni igihumanye hagati muri twe uwo muntu ahezwe ajya inyuma y'ihema umugore akaza agakikira ihema ry'abayahudi agabinya iyo ngiyo imihango yaba ntajyayo amatano makuru yaba ntajyayo aragenda arahezwa icyaha kimushyira hirya ngiyo abura ahantu yanyura ndabona igisubizo kuko abavuraga bose nibagezaga umuti ku ndwara ye igihe kiragera Luka igice cya kabiri twagire twumve umurongo rero kwa 7 abyara umuhungu w'imfura mworosa imyenda y'impinja amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi muri icyo gihugu hari abungeri baraga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose bagira ubwoba bwinshi marayika arababwira ati mwitinya haleluya dore ndababwira ubutumwa bumeze bute bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bangana iki ku bantu bose ngiki cyari yabuze iyi nkuru yahawe abashumba ntiyari yabo bonyine ahubwo yari inkuru izaba nziza ku bantu bose bazabaho ari mu iteraniro ararwana n'ubuzima bwamugoye imihango yamubujije yabuze ahantu amenera yumva amatangazo yumva igitekerezo yumva icyigisho bati muri iri teraniro harimo Yesu yumvise ibya Yesu Bibiliya tubwira ngo aca mu bantu ntabwo yinjiye mu mibiri y'abantu si n'abantu yagize ubwabo ikintu cya mbere atesha agaciro ni ibyamuhezaga mu iteraniro arabanza atesha agaciro iyo mihango amenya neza yuko atazigera akira igihe cyose ubuzima bwe akiwushingira mu kwigengesera no kwibambarika kubyo abayuda basaba asanga azapfa umenye ko yari ari mu mihango tagira ngo yari umupagani yari umunyamihango kandi imihango ye ntiyaciraga utagira ngo yari yoroheje nzi neza ko abantu bafite ishaka nzi neza ko abantu atari abanebwe
nzi neza ko ubutumwa bwiza bwabwiriwe bakabwumva bashaka igisubizo. Umuntu yakwikabakaba yakuma ashinjwa icyaha agahita yubahiriza inshingano runaka mu itorero basaba atubahirije. Niba ari ibintu atahize akabihigura, niba ari urutonde rw'abantu atabonetsemo akajyamo, niba ari korari yamusabye ntajyemo ati wasanga bindega akayijyamo. Abantu bashaka ukuntu bakwikiza ngo bareke bagira umutima unezerewe, ariko biranga bibi by'ubusa. Umutima unezerewe barawubura, kuko utaragaburiye iwe. Bibiliya niwe Pawulo yavuze ngo umukuru w'itorero akwiye kuba ari umugabo w'umugore umwe, ngo kandi agomba kuba ari umuntu ushobora guhaza abo mu rugo rwe. None uri ku ruhimbi uyoboye gahunda, uha abantu gahunda bari bugendeho, ari muri ibyo kandi agunagurana n'umwana ushiramo umwuka mu rugo, uwo ariho arapfa ariho agaburira abandi. Ikibazo ibyo atatanze mu rugo arabitanga muri sinagogi. Birashoboka bavanye inshuti zanjye, hano harimo ababwiriza benshi, icyo ugabura kiraguhindukira kikaba icyawe. Hano harimo abaririmbyi, abadusuye n'abasamba. Ibintu dutanga, ibintu turirimba birahindukira bikaba ibyacu. Bamaze kuturirimbira ngo dufite umutima ufite amakuru, kandi iyo baturebye inyuma babona twarakize, babona tumeze neza. Tugira ngo uriya mugore aramenyaga ibye, uretse ko yabivugaga ababizi bakamenya ko afite ikibazo, yakoze ibishoboka ngo ahishe ikibazo afite. Ab'inyuma bareba bagasanga ari mu itero nta kibazo, naho umuntu imbere yagejeje gute yarashize. Nyamara uwo yari afite icyo yasuraga, kuko bene Yakobo bari kuzarenga bo. Nujya mu Byahishuro 12 uzasanga umugore wari wambaye imyenda y'impande zigera muri 2, umwenda umwe witwaga izuba undi witwa ukwezi. Yari amarenga y'isezerano rya kera n'irishya. Yibonaga aho ngaho nk'uko nanjye nawe turi abayoboke b'ibi Bibiliya, twibona muri bene Yakobo kubw'isezerano. Kandi aho duhagarara hose umuntu wese avuga yuko ari mu gisekuru cya mwene Aburahamu, kandi umutima ukamushinja yuko bene Aburahamu batakoze ibyaha nk'ibyo n'abakora. Umutima ukorega icyaha ukumva uzabikemuza kubera gahunda zo mu itoro. Ni byiza ababireba inyuma ntibazagukeka, ariko umutima wawe reba neza niba nta rubanza ruhacirwa rukeneye undi muntu urenze abantu bose waganyeho. Ibibwirizwa bitageraga ku kibazo umuntu afite, kugeza igihe umuja w'Imana yandika ngo ibyigisho byose bitambuka ku ruhimbi ariko bikaburamo izina igitambo cya Yesu, ngo ibyo byigisho byose biba bitera inkingi Babuloni, ku buryo Gaturika bitayireba ngo ize hano. Ntabwo biri amadini ya Babuloni kuza hano, birahagije ngo ababwiriza batihaniye bajye ku ruhimbi rwacu, nibabwiriza igitambo cya Yesu kiburemo Babuloni ibona umwanya. Maze abantu bahore baza ngo barashaka gukira indwara zabo, bazategereze barindwi bicwa n'imihango ibica. Ariko dushimira Imana yihishurira abashumba ntiyashoreje aho. Yarihanganye iba icyo gihe, ntiyari yemewe ariko yaranzwe, ariko arihangana kugeza igihe umwe mu bana be bababaye, udafite kivurira, udafite umurengera, yanyuze muri iryo teraniro, aba hafi ye, yabonaga Yayiro kandi akeneye kumufasha, ariko hari umwe wakurenza abandi n'uw'imihango ari. Ariko reka babaze, nubwo byabagora, ari umuntu uzinduka mu gitondo saa moya n'igice akabageza, agahamagara akanyuzamo abantu ibyigisha akabacishamo mu cyamaki, akaza kuba afite gahunda y'ubudiyakoni yo kumwicaza abantu gitondo ikigoroba, akaba yibitseho urugero, akaba ari indaya ariko nta muntu ubizi, akaba afite umwizere basamba no gutara kuko ari wabiziranye bonyine. Ari n'umuntu uri mu iteraniro udafite agapanda ahamagaraho, udafite ubudiyakoni akora, nawe akaba ari indaya, wenda nasaba n'uwo banasenga nawe. Ikijo yo gitambutse mu mibare y'ikiburu, ariko mwumva ufite amahirwe yo kwihutira kuba yakwemera icyaki, akaba yanagitanga ubuhamya imbere mu mvarinde. Murumva byakoroherana, uretse ko Imana ishobora byose. Uribwira ko imyaka maze imbere y'abantu byanyura kwagaruka, mvuga ngo bantu bigako n'abaye inahangaha haba turabana n'aba, ariko burya icyo mutari muzi, nari mfite umukobwa twaryamanaga turangije iterano byanyorohera. Ariko ubu nabwiriza umuntu waba warasambaye hagati muri amavuru akitangana imbere akihana, kuko we nta bindi bintu bimukikiye, nta bundi buvuzi yahawe bwamubeshya ibidahari. Ejo twizanaga navuga ngo dusome isomo rivuga ngo ufite ugutwi ageze gute. Kugeza ngo twabonye munsi y'icyo giti hari inyoni zarikamo, kandi imbuto ziribwe zaba mu nzira, inyoni zikazitora. Abandi bazitora
icyo giti ni Kristo, niwe muzabibu wavugaga. Inyoni n'abizera bayobotse iryo zina nibo bahindukira inyuma, nibo batenda bene wabo, nibo bashinja ibinyoma, nibo bareguzanya, nibo bagera bakajya guteranya abandi, nibo baburana iby'amahugu. Izo nyoni nizo zibibura izo mbuto, nizo zizitora. Byari bigoye uyu nguyu wari uri mu mihango kurenza umwana wabuze igaburo ryo kwirira, akaba yaravuye mu rugo. We yarajyaga agasanga ibyo ariye ntacyo bimumariye, aryamye iyo ngiyo. Kugeza igihe se akigira mu iteraniro gufasha abandi, wakisigara mu rugo akumva si ngombwa. Yarwariye mu rugo, ntabwo ari mu iteraniro, nibo bagiye kumutabarira. Bikomereye twebwe bumva kurenza abari hirya batumva, biradukomereye. Nyamara Yesu yaganirizaga ab'iki gisekuru, yarabatereka amabwiriza, umwana n'aba batura byonyine niho muzamubaturwa iki. Ibitari ibyo kubaturwa ni kubaho, ibitanyuzeho n'ibibaho. Umugore arangije avumbura ibanga, amenya yuko ibyananiranye mu bantu ku Mana bishoboka. Afata umwanzuro, ntiyita yuko ahumanye, ntiyita yuko bamuciye muri iryo shanga ngo ataza mu iteraniro. Nk'uko ushobora gusanga hari uwaje hano hari ibyaha byamuhejeje mu rugo, yateregeraga itero ribera, baramuheje ku mpamvu z'ibintu yabayemo, akavuga ati ni hahandi ndagiye, nibambona baseke, ariko baseke ni mu iteraniro, nawe numva amagambo y'Imana. Ucunge neza ubanyuremo vuba. Hepfo yumvise Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko aribwiye ko ati ninkora ku myenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso ya yandi yavaga kimanuka abantu bari ahangaha buri gihe cyose, nta tsinda, nta teraniro, nta mwiherero, waba w'abashiya waba ab'ifemo bataramo, ariko barava, nta kintu kiguma aho bakibitse. Mu gitabo cyitwa Indongozi y'Itorero baranditse ngo itorero n'abo mu itorero bameze nk'umurobyi ufite umufuka ujya ku kiyaga gushaka amafi, ngo ariko akaba atazi yuko umufuka aroberamo munsi utotse. Ibyo yinjijemo bigahita bite, bigasohoka nawe igihe byasohokeye nazi gusuzuma mu ndiba yawe. Abayuda bagiye kubaka urusengero, barubaka amabuye baratondekanya, bagira ngo barageretse neza, bakubitaho timasi ngo barebe neza ko iyo nyubako ingana icyo itazajya umuntu igwira. Bakubita kuri timasi bakabona inyubako igiye kubaho utarava aho ngaho. Babura igisubizo, kugeza igihe hari ibuye bari barirengagije, kandi baje barizanye mu yandi mabuye, barihirika barishyira hariya. Habura umufundi wagira agatekerezo ngo ajye kuribaza, kandi yari Imana yarizigamye icyo. Mu mateka ubundi ya kera, mu gihe cy'abakurambere ba mbere b'Aburahamu bataratangira, iyo abantu bajyaga gutegura inyubako, amabuye azubaka inyubako y'Imana, cyaraziraga yuko bayabazaga. Kubera iki? Kuko babazaga ibuye bakarikozaho igikoresho, bahitaga bariha iforume imwe y'inyamaswa cyangwa umuntu, igahita irirwa ikigwamana, bakirira kukozaho igikoresho. Iryo buye rero nibyo byonyine byasigaye mu yose batigeze bakozaho inyundo cyangwa ikindi kintu ngo bayihe forume ya kimuntu riguma uko ryakabaye. Andi yose baraconga kuko yari amarenga. Iryo buye rikubaza ifuruka yari kuzaba Yesu. Haleluya. Abandi bari ku nyubako nubwo bari kuba bafite ubuntu bwe, ariko bari abantu ubuntu b'abanyantegeya batacungura bagenzi babo, barubaka bararyirengagiza. Nk'uko nawe ufite ibyo urata wagezeho mu idini, kandi Yesu aramwirengagije. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya neza mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumuganutsemo, kuko imbaraga biratubwira ngo yaje gutanga ubugingo. Imbaraga yari murimo yari isohotse igiye kuba yarayizaniye. Hepfo barandika ngo ahindukira nibyo Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumuganutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arabaza ati ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese ye hano barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abaranganyemo amaso agira ngo abone umukozeho. Yari abizi ariko ashaka kumukizera. Uwo mugore aratinya ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho, araza mwikubita imbere amubwira iby'ukuri bingana iki. Nibyo koko amaraso yarakamye, yarabonye umunezero wasezera mu Israheli, ariko imibereho ye ntiyari nta makemwa. Ageze imbere ya Yesu arondora ibyari mu bugingo bwe, amakene yose, ibibazo bye byose ageza gute? Arimubwira
kwihana kutagira kwatura ibyaha ni kubaho, nta muntu uba mu ijuru waje hano, twese turabana mu isi, umuntu abana n'undi, utaratutse waramuteranyije, utashinjira inyuma hari ibintu wamutwaye. Amateka twanyuzemo atwemerera buri wese gukora kuri Yesu, ariko ntibisorezaho, akajya imbere ya Yesu akavuga ibyo yagejeje gute, ibyo yakoze byose. Kwihana kutarimo kwatura ibyaha ni kubaho. Uko ni ubuvuzi budakemura ikibazo. Abaza kubimubwira, reka wumve icyo Yesu yamubwiye. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Kwizera kwawe kugeze gute? Kuragukijije. Ariko ikibazo yari kugumaho. Kuki Yesu amubwiye ngo genda kandi ukire icyo cya? Nuko igihe Yesu yarazi kujya azabambwa, hari icyari kumubaho. Hari kuboneka umuntu umwe mu basirikare wari gufata Yesu akamutera icumu, kandi iryo cumu ryari kuvamo ibintu bibiri. Hari kuvamo amazi n'amaraso. Aya mazi niyo yaratsirishije uno mugore, niyo yarasohotse mu bugingo bwa Yesu, nako ayo maraso amuhesha ibyiringiro yuko amaraso ye yahagarara, Yesu akaba yatembera mu buzima bwe, yizereza amazi Yesu amuhaye. Ariko muri Yesu ntabwo havuyemo amaraso gusa ngahora n'ibyaha, ariko nyuma bazabisubiremo. Oya, muri Yesu harimo imbaraga inesha iki? Havuyemo n'amazi. Aya mazi wari umurimo wo kuzezwa na Mwuka Wera. Yesu aravuga ati rero ngaho taha noneho igendere, kandi ugiye gusubira mu bantu. Ariko ikibazo yari kuzongera akava. Yesu amuha siranse aravuga ati genda ukiri icyo cya. Matayo 21 soza. Ikizere ko icyawe cyakira nibura sora byumva ko gifite 21. Umugani w'abahinzi b'inyeshebuja imyaka ye. Ndisomera umurongo wa 3 badusomeye. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa, bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. 4. Urahitamo icyo wakora hagati, kandi uzagwira iryo buye azavunagurika, ariko rizagwira we rizamukorera iki? Rizamumenagura rimuhindura iki? Wibuke yuko mu bahanuzi igihe Nebukadinezari yarotaga tuzariga muri kino cyumweru agiye gusoza igishushanyo yabonye, kandi cyari umuntu yagiye kubonabona ku musozo. Hari ubushobozi butazanywe n'umuntu bwitwa ibuye. Habona ibuye riraje ritazanywe n'intoki z'umuntu, rituruka ahantu ku musozi, ririmbuwe ku musozi. Habura ikiganza kiririmbuye, riramanuka iryo buye, riraza ripresida ku kirenge, ku birenge by'icyo gishushanyo cy'umuntu, biragikubita. Biratubwira ngo igishushanyo cyose hejuru cyose kirameneka, kirajanjagurika, gihinduka ivu. Umuyaga uraza ugenda gute? None babaza Yesu bati niyo tubwire ubwami bwawe kubivuga buzaza ryari? Yekada ntabwo buzaza ku mugabo umwe murindira, ahubwo tuvugana buri hehe. Rero hari ikintu Nebukadinezari yarabonye kirenze ubwami bw'isi. Mu muntu hari niyo foto, hari ubwami Satani yashyizemo. Hamwe yavuze ngo nzazamura intebe yanjye nyishyire hejuru y'Imana. Hamwe yabwiye Yesu ngo nupfuka mukandamya buno bwami bwose nayiza gute? Ndavuga ko nabugabanye. Hari ubwami buri mu muntu, nyamara bukeneye ibuye ritangwa n'abantu. Ubwo ibyo abantu birarwaye, ahubwo Imana ubwayo itanze n'inkunga. Iryo we rikaza rigakubita iyo kibumbano kiri muri wowe, rikakimenagura, rikagishenjagura, rigakuraho imyumvire ufite, rigashyira hasi ubwibone, kugira kwiyemera ushingiye ku bintu wagezeho. Byamara kumeneka bigahinduka ifu, umuyaga ukageza gute? Noneho iryo buye rigakura, uwo musozi ugakura, ukagara, ukagenda ugakwira ahantu hose. Noneho byahishura hagati hasohora ngo ngiye kubona mbona ururembo, mbona ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu ba Imana, ikaza igatura hagati muri wowe. Ntaba ariho ukiriho, ntaba ari izina ryawe, ahubwo Yesu agahabwa icyubahiro aho ngaho. Iryo buye niryo mwifuriza ko ryazi wawe. Niwowe ukeneye gufata umwanzuro ukarigwira, rikagushenjagura, rikakumenagura, rigasenya izo nyubako wishyiriyeho. Nurangara ugakomeza gutinya amaso y'abantu ngo mfite imigenzo nzira, mfite ibintu bitemewe, uzatinda iryo rizaza, kuko iryo rizahera. Kandi nirizita kugira wamaze mu materaniro n'urusha abantu bagushizeho. Oya, rizaguhindura icyabakiza. Rero rigwira hakiri kare. Nurigwira urajyana aho ufite ikibazo, niwe uri bugwe, kandi cyari bukorere nari bukumene, ahubwo arakubaka. Haleluya. Iyo nyubako none atangaze ngo nanjye ntuye hagati
ubwo bwami buri hagati muri mwe. Imana y'amahoro itugire neza. Kuri aya manywa yitwubakira ubwami buzima, isenya inyubako zitari kuri gahunda, icyo gishushanyo kivandeho. Nta muntu n'umwe uzigera uramya amaswa ngo ashyirweho ikimenyetso cyayo mu ruhanga, ntibibaho. Umuntu arakivukana, ikintu ryagukorera Yesu yagisengera agushyiraho icy'Imana, ariko ubundi umuntu aragifite. Ndagusabira ngo Imana nawe uyegere, wimenye ubwo buryo bwawe, umenye ko abaganga bakuve ntacyo bakugejejeho, umere nk'abashuma marayika abwira ngo nimuhumure, hari uwaje kandi n'umunezero w'isi, uwo munezero wawe ubu wanjye mu izina rya Yesu. Mbese hari umuntu uvuga ati mama nanjye sitarasoza ibyayo n'ubusanzwe n'ubuzima bwangu burenda kunsengera, ati ndifuza ko ubwo bwami bwabo bwanjye, ndifuza ko iryo buye ryashyira inyubako nzima mu mutima wanjye. Arimo uruhare najya mu tureba uvuga ati ubwo bwami ndifuza ko ubwo bwanjye. Nabonye mu iteraniro, nabonye ninde uvuga ati ibyanjye biremereye kurenza iby'abandi, ndifuza amasengesho y'umwihariko. Atambuke dusengane. Kinasoje igiye gupfukama bwamene data kadusenge. Ugize neza data mwiza, tugushimiye ko nta kintu na gitoya kiba ku isi utagifitiye impamvu. Si uko ku isi hano tudafite impagarara ishobora kuba zateje n'umutekano mukeya mu basenga, ariko biratangaje ko waturindiye muri aya mahema kuri uyu musozi, tukaba twabaye amahoro guturutseho, uhabwa icyubahiro. Si amasengesho yacu udutabare tutaza no kubyirata, ahubwo ni imbabazi ugira abana bawe. Turagushimira ko ariwe warinze ubuzima bw'abatugendera bavuye hafi na kure, ubazana amahoro bagera hano. Si uko ibisitaza bitabuze, si nuko batari kugira imbogamizi muri ubu buzima, ariko izina rya Yesu rirakomeye, dore itsinze turi hano. Tugushimira ijambo ritambutse, udushoboze guca ahantu dufite imbogamizi kandi tubanyure vuba, kuko ubwami bugiye gusoza. Iri buye ryikubite ku bami yo ku isi, nyamara mbere yuko riragwira tukagenda dutyo, ubanza dushoboze kurigiraho ibyiringiro. Risenye ubwami bwo muri twe, ritangaza ingoma nshyashya mu mitima yacu, kugira ngo igihe abana b'Imana bagiye kwambikwa imbaraga mu minsi igiye kuza yo kubasha guhangana n'intambara zihere zitiyaza mu miteka y'abana b'abantu, tuzabe dufite ubushobozi bwo kudagaragaza tudatsinzwe icyoro kibi cyawe. Nitaro rikugiraho umugisha. Nzi ko imitima y'abantu ifite uburyo ubutaka bwakiriye imbuto yabibwe, ni kuba ari wowe uzihindura nzima kandi uzivomere. Igihe kizagera turabizi, turanabyizeye, umwuka wera azavanaho inkomyi zose abantu bafite, uzashoboza abaraha kuza batarakaye izina ryawe, twe tuzabureke dukirira umugambi bwawe mu izina rya Yesu.